ejo nyuma y'imirwano ikomeye cyane abaturage bongeye guhunga mu bice bigiye bitandukanye, bava za Kibibi, bava za Runingu bakajya za Sange. Ni ibintu byakomeje gutera impagarara cyane cyane ku mirongo y'urugamba, ndetse n'ubuzima, imibereho by'abaturage byakomeje kujya mu kangaratete. Ariko hano nifashishije amapu cyangwa se mapu y'icyogajuru kugira ngo nkwereke ibice bigiye bitandukanye. Mapu nikoreye kugira ngo nkwereke uko intambara yagenze kuva hano Sange. Hari harimo ibirometero 12 nibura kugira ngo ugere hano za Runingu, kugera za Runingu mu bice bigiye bitandukanye. Hari harimo ibirometero bigera kuri 12. Ni ibirometero wenda nubwo atari bike ariko sina byinshi, kubera ko ni ibirometero ku mirongo y'urugamba biba bitagoye cyane. Bivuze ko ikintu cyo kurwana ndetse n'ibintu by'intambara, impamvu hano tutari guhita tubereka neza ibice bya Runingu ndetse na Kibibi, ni ibintu bisaba kuzuminga cyane kuri map, kubera ko ni ibice biri hano mo hagati na hagati, bitakorohera guhita ubibona ushaka kureba ibice bigiye bitandukanye binini. Ariko bivuga ko ari ibirometero bikeya cyane bigera kuri 12 kuva za Sange hano ukagera aho za Runingu, za Kibibi, aho FARDC yagabiraga ibitero, aho FARDC yari ifite icyicaro. Ariko imirwano yabaye ku munsi w'ejo tariki 17 zaje gutuma 23 yavansa ivanga hose, iragenda ikaba yageza ahangaha muri Kirungu na Mitamba. Urabona ko Kirungu na Mitamba ni imisozi urebeye kuri mapu, ariko ni imisozi irimo igisa nk'ikibaya cyangwa se irimo ikintu kimeze nk'igikoke. Ahangaha rero byaje no gutanga inzira y'abarwanyi ba M23 kuborohera kuza gufata ino misozi ikikije Uvira. Ariko amakuru ntaramenya neza nuko n'iyi Kavisinyi baba barayifashe, ariko yo ntago irafatwa, kubera ko babaye bafashe ino Kirungu ndetse n'ino Mitamba muri hafi Kingiti kuva Uvira. Nanone andi makuru nakubwira nuko kuva Uvira ugera Kirungu hano harimo udusozi tugiye dutandukanye, kama agasozi ka Runingu, aka Kibibi, n'ubundi nawo ni umusozi uteganye n'uwa Kirungu, bitanga n'amahirwe akomeye ku ngabo nibura za M23, kuko kuva hano za Runingu wakuyemo Runingu ugakuramo Kibibi kugera hano kuri Kirungu na Mitamba, urabona ko ari imisozi ijya kuba nk'aho iri hasi kuva uvuye kuri iyi ngiyi iri hejuru. Byo noneho bigahita biba akarusho hano kugera kuri iyi misozi ya Mitamba ndetse na Kirungu, kubera ko M23 iba iri kureba umujyi wa Uvira ari nkaho uri munsi cyane, ari nk'ibice biri munsi cyane cyangwa se munsi y'umusozi, byayorohera gutekereza ko yafata Uvira. Ariko narakubwiye ngo abasesenguzi babona ari ibintu bigoye cyane nyuma y'ibiganiro biri gutegurirwa i Washington, byamaze gutumirwamo abarebwa n'ikibazo cy'umurasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nubwo nta makuru ahamye yuko M23 noneho ishobora kuba ifitemo icyicaro gihoraho cyo kuganira ku bibazo biyireba. Reka nkubwire ngo nahangamba nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, ukanda subscribe, ukande kuri like, kugira ngo tujye tubana nawe umunsi kundi, tubane nawe isegonda kurindi, tubane nawe uwo munota kundi, amakuru 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo ukanda subscribe no gutanga igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi cyane. Reka nkubwire ngo iyi ni Kivu Update.